baby ntago biri serious Bikunga ngo ntabwo biri serious ni wo wanzanya ngaha ntabwo mazi shima no wawe gifashe bebe tambo kujya kureba sheri oya we mbona hindutse saka kanya bigenze bite ubaye nta bya sheri bintu byahindutse birahindutse byahindutse oya ubaye iki ngaho erega no mwishuka baragiramo Alo? Hai, umeze nk'utabashu. Cyane rwose namaze kwitegura. Ahubwo nimwe mwaburaga ngo mumpamagare. Nasoje mane kwitegura. Cyane rwose. Ndabizi ko nakerewe mwabaginga mwumva nditwaza tike ndanywa ku ikofi yanyu ntanarye. Muzanangarura aho cyane ako ndabakumbuye mana narebire kanitegure vuba ubundi capurishe vuba ndatanze sibyo ndaza mbavugisha nta kibazo niko mwana ko ndaya witeguye uzindukiye he none hora kamanze mugishe mama ndaje mugishe niko ko ndaba ubyutse witegura uzindukiye he ntabwo byibuka mubwira yuko tuzajya Gisenyi uyu munsi ariko se koko uranze ugiye ku Gisenyi ntabwo nabireka n'abashuti banjye tuba tugiye kwenjoyinga n'undi hano abari kumboba ariko se mwana wanjye koko biriya bintu byo kugenda none se papa wawe ari hehe ntabwo mana yanjye ukimara kugenda ukimara kuva hano mu rugo yafashe imodoka iraka numva irimo irahinda ari kuri telefone ndasohoka mukurikiye mbona yirutse kare none nawe wajya gutabara none nawe ufashe inzira uragiye n'ibibazo uzi dufite hano mu rugo ibya hano ntabwo ndeba haba hari bowade hacecetse reka njye naguma hano se ndi nama none se mwana nanjye ngira amashuti banjye none se mwana ko ari wowe mfite wakagombye kumva hafi ukamfasha nk'umwana wanjye kuko ntabwo nenda nayo nzahita ngaruka ntabwo nzatinda papa wawe wigize umusizi uriya nta handi yagiye yasubiye uriya rero sasa umwifashe uriya yasubiye mu kabari nta handi yagiye buriya ahari kubera atari yasinze buriya hari ibyo yagiyemo by'ingenzi aragaruka none se umwanya ngiye kwa Pelagia ahise abyuka buri inzoga zimushizemo kuko aragiye sikaba yariye yarazimenyeye araga nta n'ikibazo urasira modoka none hari gukora impanuka kuko mukagira imana muri impanuka ntago uzi umuntu buri muntu wamenyeye vola yamwiki apfa kuba yariye simbizi imana imugenda imbere gusa nta kundi nta kindi ngo n'ubundi inzoga yarazimenyeye ariko ku buryo wamenyera inzoga no mu muhanda n'ukuntu polisi isigaye imeze nayo baha bya bintu ngo bahuhamo burasa nibamuha cya kintu cyo guhuhamo yanywa iriya modoka ntibayifata wenda yabona isomo nahura na polisi bayifashe burani bwabo n'isomo ryo kunywa inzoga akarekera rero nta nubwo mbyitayeho kabisa nta kundi nyine ngo tugomba kubyakira kaje karemerwa senga cyane aho umwana byirabizi kandi mporanye ibiyereka none se mwana wa kariya kana mbonye kicaye hariya mu gikari wazanye wagakuye kandi uriya mwana agiye gushopinga mubona ku muhanda ari kwivugisha inzara yamwisha ariko ureba imodoka yabona ubwo ageze mu mujyi yego nyine urabizi nubwo ntasenga njye ngira umutima mwiza kandi hano nta kintu tubuze nawe kandi ndabizi yuko utabura kumufasha oya ntabwo twakanga gufasha nawe ubonye ko umuntu kubara irungu se ntabwo wamwanga rero niyo mpamvu ariko se ntabwo bwaba ari muri twa tundi tw'utujura kakaba katwiba aya siko mbikeka urakizeye kari kumiwe kari ku muhanda si ubu burase kaba kabwiriza aka kanya ariko
buriya niyo umwana ari gukimuzana uragerageza umuntu akamwigisha akareba n'imyitwarire n'imyifatire yako. Gusa nabonye karababaye ibyo byose gashobora kuba atarakarara ari ubuzima bubi. Niwe mugiye kujya musigarana rero ujye umwita. Nabisigaye ko nabonye kakiri gatoya bwa ntikigaga. Yego kwigaga ariko kambwiye ngo iwabo babuze ubushobozi niyo mpamvu kahisemo kuza muri Kigali. Rero uzi story kanteye yambwiye ngo hari umuntu wamuzanye i Kigali. Urumva aramutegereza niyo mpamvu namusanze ku muhanda yumiwe arimo areba imodoka aramuhamagara aramubura. Yego mama niko kumuzana nyine nanjye nagize impuhwe umwana yiriwe ku zuba n'inzara n'icyaka. Mbese hari ikintu wabashije kukagurira kafashe? Tugeze nyine imbere ko mbonye tantine atararangiza no guteka. Namuguriye ji n'utuntu two kwifashisha ko yarashonje cyane. Imana ijye iguha umugisha. Harega nubwo ntasenga nanjye njya mbumu. Oya kugira impuhwe nibyo bya mbere. None se warese mwigende. Oya reka tumaze tuganire. None se ko wazanye kariya kana ndanagushimiye. Kandi urabona kariya kana karacyari gato mbwiye ko katigaga kubera ubushobozi bukeya. Kandi urabizi simba mpari mba nagiye mu masengesho. Wakagombye gufata amafaranga ukajya kugura ibikoresho imyenda nibuze tukakambika ukazajya no kureba ko ku ishuri kabakakira. Nacyo ndabimanukana singeze ariko ntabwo nzahera ndahita ngaruka. Ariko rero mwana wanjye tujye tuganira kandi urabona ko ari wowe fura yanjye mfite niwe ngomba kubwira ibyo mu rugo nta wundi ngomba kubibwira. Wakagombye kureka tukajya inama. Urabona papa wawe iriya nzu ari gushyira ku isoko. Urabona numara kugenda iriya nzu hari ari we wakagombye kumufasha tukamwigisha. Numara kugenda urabona ngiye nyine nzamwifasha nkamushobora. Ako makuru kubigira kera wagira ngo ngiye kuguma ugiye no kugira ngo aryoshye ngitangaruka. Muryoshye ko tese ko ranze ko umuntu aryoshye ibiryo byateyamwe amavuta n'ibiki. Ibyo muryoshamo kandi ni ibiki. Urashyiramo amavuta n'abantu n'urusenda nuko biryohe. Oya nuko enjoyina n'inshuti zanjye tukarya tukanywa. Ari ku iterambere tugezemo harya ngo ni muri viziyo 2020. Zararenze. Nyine ndagiye nta kundi nyine ngaho genda umuhanda mwiza. Uriya mwana mwiteho umugaburire. Oya nta kibazo mama ndamwitaho kariya nakanjye. Sawa n'uwiteka umumpaye. Ndabazanira akantu. Sawa bye. Ariko uzabanguke. Yewe kazajya kubwira tantine ibintu ariko kuri uyu munsi nanjye nitegura njye mu kazi. Naho ibyo uriya mugabo byo burandaza kubimenya nimugoroba mvuye mu kazi nta kundi. Allo? Bimeze bite Feza? Ni sawa? Nari nanyweye agacupa nibwo kakimvamo ya mivinyu iracyarimo. Sanze umuvinyu wanje bawumaze umuvinyu wanje kabisa. Hasigaye mu uwo nguwo musigayemo ukoremo ushire ku ruhande uwunzanire kubera ko hari akantu nshaka ko nankorera. Arakaraka nshaka kuguha. Ntabwo ndaba tayari. Nari nasinze cyane ubu ngubu ndumva madamu yampaye agasosi ndumva ariko mwe karazigabanya ariko
ngiye kuza duhurire hahandi. Okay, sawa. Uzunzaniye nako kantu. Ariko ndakubwira. Ndabona mama Queen yaje ashobora kuza azanye ubundi reka nze ndamuhamagara mubaze nitwumva yawuzanye ubwo ngubwo biraba birangiye ariko wenda gushaka duhure mu kanya. Sawa nimpagera ndakubwira. Sawa. Cyibaruta. Shairanze ntayemo kuyeho nawe ndi umusasi. Miliyoni 70. Aje nkwereke ibyo ari gukina nabyo ntabyo se. Boss, amakuru. Bite Feza? Ni byiza. Shanga. Ko mbona se utana ahantu uragira ariko. Umuntu ntabwo turi kugufata. Umuntu ntabwo turi kumfata ahubwo njye na kubona ibintu ndi kunywa ntazi ni isabira amazi uriya niyo. Njyewe kumva meze neza kabisa wakoze. Wakoresheje angahe? Nakoresheje 10 gusa. 10? Ushyiriho akandi 10. Siwumva. Ushyiriho akandi 10. Meze bite se? Ndaho nta kibazo. Meze neza. Meze neza. Okay. Gitumye ngo amagara hano urakizi? Nicyo ngira ngo nkubwire. Turabumva neza rwose. Ni ukuvuga ngo hari umugabo. Ntega amatwi unyumve neza ntabwo ndi gusa. Ndi kukumva nta kibazo. Ndi kukumva. Hari umugabo nshaka kungeragereza. Umugabo. Hari umugabo nshaka kungeragereza mbo. Afite amafaranga se? Njye ntabwo ari amafaranga ndi gushaka. Hari icyo ndi gushaka ahubwo njye icyo nshaka cyihutirwa kumugerageza. Ndabizi nyine akunda ikintu cy'abagore ukuntu. Akunda ikintu cy'abagore cyane. Icyo nshaka ni ukumwikundishaho mugakundana no nyine mu mukire. Mugakundana noneho mukajya muri rogi. Okay. Hari mukajya muri rogi noneho iyo rogi nyine icyo ngishaka nuko nshaka ko bazabafatira muri rogi. Ndashaka kumuteza umugore we. Se urashaka kumuteza umugore? Ngiye usurangikira ngahe? Mbona kuvuga ngo urabizi ko dusanzwe dukorana tutajya tugora aho gushaka ngahe kugira ngo nkorere iyo serivisi. Serivisi rero ngiye rwose urama 500 ngiye gukorera. Kujya muri rogi gusa? None se nyine si misiyo se ngiyemo. Nta bibazo birimo ariko. Oya nta kibazo kirazamo rwose ngiye amafaranga n'uyama ngenda bigukorera. Ndagwa desi. Oya. Amafaranga y'aka kanya. Oya gira 300 rwose nta kibazo. Ngiye kuzigukinira nari. Ugomba gukora uko ushoboye mukinjira muri rogi nta kintu ndi gushaka. Kandi nibibirabo umugore aje n'induru n'ibiki byose ucomoke ku ruhande. Nje niba nguhaye akazi nk'umuntu wanjye nizeye kandi kaba kagomba kugenda neza. Ese ku buryo umugore yaza kandi ndashaka ko umugore wari buze kuza akabasanga muri rogi. Oya nta kibazo zino si kibazo kiri he. Yes, icyo nicyo nari nguhamagariye, nicyo naguhamagariye. Nsange hano n'utu tuyoga dore nta hantu turi kunkora. Gizi nsindisha ntago ari izi ngizi nanyweye nacutse. Ubwo rero ukuvuga ngo amafaranga kamanze muhereze ngiye kuguhereza 100. Ngiye kuguhereza 100 irindi 100 uraribona akazi karangiye. Okay. Sinkubwiye ngo ugende umurya amafaranga ye n'iki nibi bibazo n'iki uce ku ruhande ntagire unamenye nyine tu ntibigaragare kari akazi we wari uriho. Wenda gukorera boss. Bera kafite umugore. Sawa ubwo ngubwo ngiye kuguha nimero yiwe. Nimuvugana kuri telefone uramubwira ko ari umuntu waguhaye nimero yiwe nyine
uri mukuru nawe ntabwo uri bubure ukuntu oya ntabwo ndabura uburyo ndaza ngiye kugushyiriraho ijana uyashyiriho vuba vuba nta kibazo ubwire nimero 07 0 karindwi 9 8 gatandatu 3 gatandatu 8 gatatu 8 ashaka ko mbigukorera ongera usubire mu gato 0 karindwi 9 uretse 0 8 gatandatu 8 3 gatandatu 8 gatatu 8 diro turayitangira ryari se wowe mu kanya ukuru ndahita ngwana nimero y'umuhamagaro ukora uko ushoboye kubera ko ndashaka ariko ko muzana hariya kuri business yanjye byaba byiza nta kibazo yanjye hariya numva ariho byaba byiza kubera ko naho hari rogi ziba zimeze neza ukuntu nose bose ijana ndishizeho nise ikamubaze nise ko numva nubwo yanyishyuye ubundi mupfiki ibyo bireke mubabarire nari ntangiye kuvuga uzakora ibyo nkubwiye ntuzifuze kumenya uwo ndi we ndumva aribyo byatuma umererwa neza nta kibazo n'amafaranga nimba yashyizeho ntaribi nta nubwo binandeba wamugaje message dore ngo okay thank you ndaza kumva umpereza solution nta kibazo sawa turi kumwe sawa good sha ariko mana yanjye ibikire by'iminsi iri amafaranga mbonye mu minota 2 nari nabuze amafaranga yo kwishyura inzu ariko man sha nanjye ariko ndaza kubikora aya mafaranga agomba kuyarya neza sha kuko aje atamvunye akusha ibi boss nabyo nanjye ndaje njye bikoramo akazi ubundi igihe nanywereye ko nahaga si byose ninjye ndi ko ntahaga nta n'agakoni karajyamo ariko inzoga nayo wagira ngo bashyiramo kamugo ryoshye kubi nywera n'ubundi mfite amafaranga sha inywera ka mitsingi n'ubundi ayo nkorera si make mfite amafaranga sha n'andi mafaranga ibindi sha mfite amafaranga jewe azore kuri amugore ngo abayagiye ngo mu masengesho hirwa nkwibizi gusa yabyimbye ndango ko yagiye mu masengesho nane inywera mitsingi sha nsindagira urukundo ubundi kundi mitsingi kiryoshye wakihamagara n'icyana n'ubundi nkaba nkamenina nkaba nkanyinyira ndi kumwe n'icyana nkumva n'umutima utangiye no kunyishyuza nanjye rero mpamagare cyana buriya kiriya cyana ariko ni cyiza kiranabikora bamwita kara kana kari keza banze nkwereke mwamagaye ngo ni Feza Feza shageri aryoshye kumwana sara nyitabara hello hi baby meza Feza
Ni wa mugabo bita Cyibaruta wahaye nimero. Ameze neza shu. Ese bebe. Uri he rwose ko numva ngushaka? Uri mu rugo? Ese wantakaye? Hahandi bita kwa Ineza bare urahazi? Ahubwo ntakaraho buriya ntakaraho mbwira akantu keza gahunda ndanagukumbuye buriya. Ego ratashushu be wanje naho reka abandi. Reka nakubwiye yuko nta kintu azagukorera. Ntacyo nakubura na rata sheri wanjye. Ndagukunda urabizi pe. Wabuze icyo ukora? Wabuze icyo muranyitakayeho rata mukunzi. Ngwino tege iminota ingahe? Nutano. Rata ngwino shushu be ngaho fata akamoto bebe. Minota 3 gusa ubu ngezeho ndumva rega umutima wanje. Wana urishima ari uko hageze buriya. Thank you. Has. Sha. Umwana ahubwo azansenye. Ariko mfite amafaranga. Ye n'abagore 10 n'abatunga.